Haleluya. Nitwa Viateur Mahirwe, ndakijijwe. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye abera bo muri Efeso, igice ni icya 2, turava ku murongo wa 1 tugere ku murongo wa 10. Reka dusome. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bakavukira yacu twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubu nibwo bwadukije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo, iyi Imana yiteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri ibi byanditswe mu minota mikeya ishoboka. Turaba dufite intego y'amagambo ivuga ngo kwizera n'imirimo. Abakristo benshi bahora barwana n'icyitwa imirimo no kwizera, bakabishidikanyaho. Uyu munsi rero dukwiye gusobanukirwa kwizera ni iki, imirimo ni iki, bihurira hehe muri urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero ikintu cya mbere nabanza kubabwira, igikwiye kubanza ni ukwizera, hanyuma imirimo ikaza nyuma. Mu yandi magambo, kwizera nyako gusunikira umuntu ku gukora imirimo myiza, ariko ntabwo habanza imirimo myiza hanyuma ngo haboneho kuza kwizera. Ariko iyo urebye mu matorero uko bigenda, ubusanzwe babanza kukwigisha imirimo. Bakora imirimo yo gusura abarwayi, gusenga, kwiyiriza ubusa, gufasha, hanyuma bakazakwigisha ibyo kwizera. Hanyuma rimwe na rimwe ugasanga ubanje imirimo, kwizera kukaza nyuma. No, ndagira ngo mbasobanurire kubw'iri jambo. Pawulo we yabonye ko umuntu utarizera Kristo aba yarapfuye, aba ari umupfu. Kandi muzi neza yuko umupfu nta kintu abasha gukora. Cyakora mu bushobozi bwe, umurimo ashobora gukora ni umurimo witwa kunuka. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utari wizera, ikintu agerageje gukora cyose kiba kimeze nk'umunuko imbere y'Imana, kuko ni umupfu deja. Ubwo icyo abasha gukora ni ukuntu indi mirimo yose yabasha gukora, mbese igaragara nk'umunuko imbere y'Imana. Hakwiye kubanza kwizera, ukagera muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu ukahabonera cyangwa se ugahererwa ihishurirwa ryo kumenya icyo ukwiye gukora, kuko imirimo ihari ku murimo wa Data ni myinshi, kandi ntabwo wayikora yose ngo uzayishobora. Ubasha guhishukirwa umurimo w'ingenzi akwiye gukora ni uwageze muri Kristo. Reka dusome rero twe gutinda. Pawulo atajya avuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Mu by'ukuri kubw'ibyaha byacu n'ibicumuro twarapfuye, twapfiriye muri Adamu. Igihe Adamu yamaraga gukora icyaha agacumura, spiritual part, igice cy'umwuka muri we cyahise gipfa, cyahise gisinzira. Rero abakomotse kuri we bose batari bizera barapfuye imbere y'Imana. Akenshi hari ibintu bitatu bituma dupfa cyangwa se bidukurura umujinya w'Imana. Pawulo yavuze ngo icya mbere nibyo twagenderagamo kera dukurikiza imigenzo y'isi. Ni ukuvuga ngo imigenzo y'isi nibigenda gutya bizagenda gutya. For example, urugero natanga hano,
muri ino minsi hari imvugo iharawe mu rubyiruko uvuga ngo nituba tutararyamanye ntituzabana. Iyo ni imigenzo y'isi, ngo avansi. Hari indi migenzo myinshi, gukurikiza imigenzo y'isi bidukururira umujinya w'Imana. Icya kabiri, gukurikiza umwami utegeka ikirere ariwo mwuka ukorera mu batumvira, ni ugukurikiza imyumvire n'amabwiriza n'amategeko bya Satani. Satani ni wo mwuka ukorera mu batumvira. Ni ukuvuga ngo isi, Satani ni ibintu bidukururira umujinya w'Imana. Hari ikindi cya gatatu, umurongo wa gatatu, kandi natwe twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Gukurikiza ibyo kamere yifuza, ugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, nabyo ni kimwe mu bikurura umujinya w'Imana. Ubwo tubonye ibintu bitatu. Hari kamere, mbibutse ko cyitwa kamere ni umuntu wese ukuyemo igice cy'umwuka. Iyo tuzi umuntu wese, ni umubiri, ni ibitekerezo by'umubiri, ni iby'umubiri wifuza. Ibyo byose tubyita kamere. Nimusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, bigaragaza imirimo ya kamere. Ni ukuvuga ngo ni ibikorwa byose by'umubiri ukuyemo ubushake bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo rero umubiri, isi na Satani ni ibintu bitatu bidukururira umujinya w'Imana. Benshi bakunze kuvuga ngo ni abanzi b'umuntu, ni abanzi ba spiritual part, ni abanzi b'umwuka. Hanyuma iyo ibyo bintu bitatu bibasha kudukururira umujinya w'Imana, ni ukuri ni inkuru ibabaje ku muntu ujya mu rugendo rwo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko ku murongo wa 4 hari indi nkuru nziza, ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'Imana yaduhinduranye bazima. Ni ukuvuga ngo twari twarapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, tuzize gukurikiza kamere, tuzize isi, tuzize iby'umubiri wifuza. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Inkuru nziza y'amahoro. Yesu akiza gushaka icyazimiye, gushaka kuzura wa undi wapfuye, iyi Mana yaduhinduranye bazima nawe. Haleluya, Imana ishimwe. Yabitewe n'iki? Ku murongo wa 5, kubw'urukundo rwinshi Imana yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro. Reka mbabwire, nta muntu ukunda umupfu. Niyo umuntu yapfuye mu buzima busanzwe, kumuraza mu nzu ni ikibazo gikomeye. Ariko mwumva urukundo Imana yakunze umwana w'umuntu ari umupfu. Imana ni urukundo. Haleluya. Imana ni urukundo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Nta kiguzi, nta rukundo, nta ya mirimo turata, kuko nta mirimo ushobora kuba wakora uri umupfu. Ariko Imana ikunda umupfu, iraza iratuzura. Haleluya, Imana ishimwe. Ni uko ituzurana na Kristo, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ubu turi muri Kristo. Haleluya. Ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, kuko Imana imaze kutuzurana na Kristo, yatwicaranyije nawe iburyo bw'Imana Data. mu buryo twega abakijijwe, twega abizeye, ntabwo turi mu isi nk'uko mutubona, ahubwo twicaye mu isi azi ambasada, nk'abashyitsi. Duhagarariye Imana. Tuva mu ijuru tuza mu isi gukora, ndetse tuza kwagura ubwami bw'Imana. Ntabwo dukora kugira ngo tubone ijuru, ahubwo dukora kuko haleluya, kuko twarigezemo. Icyo dukora rero ni ukugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Ibyo tubikorera ikirere, cyangwa se Imana yabikoreye iki? Ku murongo wa 7, kugira ngo mu bihe bizaza, ubwo turavuga ati the end, ni ukuvuga ngo ku munsi w'imperuka, cyangwa ubwo tuzateranira mu bwami bwo mu ijuru, Imana izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose itugirira neza muri Kristo Yesu. Hari umunsi Imana izalauncinga, izerekana ku mugaragaro imbabazi zayo yatugiriye muri Kristo, ubwo yakunze umupfu. Twari tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, twarapfuye ikatuzu, izerekana ubutunzi bw'imbabazi. Ibyo rero reka mbabwire, abakijijwe muhumure, ijuru tuzaritaha, kubera yuko niwo munsi Imana izalauncinga abo yarokoye, abo yacunguje amaraso
y'igiciro cyinshi. Rero ku murongo wa 8 nkunda cyane, ariho tubonera icyo twita kwizana ndetse n'imirimo. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwiza, ntabwo ari ni kubwo kwiza. Haleto penevo sayini, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano yiyo. It is the gift. Imana ni Imana itanga itambura. Iyaduhaye agakiza ntizakatwambura, ndetse nta n'icyatwambura agakiza. Yesu yarivugiye ngo abo data yampaye ndabafite mu kiganza, ntawe uzabamvuvunura. Iyi mpano twahawe y'agakiza ni impano yavuye ku mutima w'Imana, ntizigera ikatwaka, ahubwo izakaturindiramo kugira ngo Satani atazakatunyaga. Ntibyavuye ku mirimo rero tugira, ntabwo byavuye ku mirimo, kuko hari benshi bazirata gukiranuka kwabo no gukomera kwabo. Kuba uyu munsi utari umusambanyi, kuba uyu munsi utari umujura, kuba uyu munsi si kubwo kwirinda kwawe, si kubw'ubutware, ahubwo ni impano y'Imana. Imana ishimwe. Rero ya mirimo hanizira ni ku murongo wa 10, kuko turi abo yaremye. Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo. Iyo ugeze muri Kristo festival, ubona icyo ugomba ukorwa ku maso, ukamenya icyo ugomba, kuko iyi mirimo yabayeho mbere y'uko tubaho. Yagiye ivuga ngo kanaka, wowe Bosco nubeho, wowe Viateur nubeho, ndetse kugira ngo ujye gukora imirimo iyi n'iyi niteguye, ujye gutabara abana, ujye kuvugira abatagira kivurira, ujye gufasha iri torero, ujye gusengera abarwayi. Ni ukuvuga ngo imirimo ukora, akazi ukora uyu munsi kabayeho mbere y'uko ubaho. Imana yagateguye mbere y'uko ubaho kugira ngo uzakore iyo mirimo muri Kristo Yesu. Imana rero yayiteguye kera kugira ngo wowe nugeraho uzayigenderemo muri Kristo Yesu. Ahubwo watekereza muri ino minsi ko wageze muri Kristo, ko wagize ubuntu, ko wagiriye ubuntu, urimo gukora iki? Urimo gukora iki Imana yaguteguriye, cyangwa wanze kumvira umwuka? Birasaba ko buri muntu wese wakijijwe, uvuga ko yakijijwe, akwiye kugira imirimo myiza. Ntabwo ari imirimo myiza izabaho kugira ngo umuntu akizwe, ahubwo umuntu yarakijijwe agomba gukora imirimo myiza. Nta muntu uzatubwira ko yakijijwe hari imirimo ya Kristo irimo gupfapfana. Imana yaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Reka dusenge dusabira imbabazi abantu batarakizwa, kugira ngo bizere babone gushobozwa gukora imirimo myiza. Haleluya, haleluya. Abatsinzwe n'urubanza, uri kunyumva, uri kumvira ijambo, birasaba utakoraga neza, utagiraga imirimo myiza, wivurugutaga mu byaha, ntabwo ari cyo Imana yakuremeye. Imana yakuremye kugira ngo ukore imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo uhabwa gukora ni uwamaze kwizera Yesu Kristo. Birasaba ko ubanza ukizera Yesu, then ukajya wabona gukora. Ntabwo wabanza gukora, kuko Yesaya niho hano aravuga ngo n'ibyo tubasha gukiranukamo bisa n'ubushwambagara. Nibyo koko kurihira abana ni byiza, gufasha imfubyi n'abapfakazi ni byiza, ariko kubikora utaragera muri Kristo Yesu bisa n'ubushwambagara. Uba uri kongera umunuko imbere y'Imana. Banza ukizwe, banza wakire Yesu Kristo, kuko ni nabwo iyo mirimo uzayikora utivovota, nibwo iyo mirimo uzayikora utagononwa, nibwo ayo mafaranga uzayatanga utivovota, udafite akangononwa, kandi iyo mirimo izamurikwa. Ni ukuvuga ngo iyo mirimo izageragereshwa umuriro. Imirimo utakoranye urukundo nigera mu muriro izashya. Imirimo yose utakoranye urukundo. Reka dusengere abantu bakoraga ibintu bitajyanye, kugira ngo nabo bongere bamenye ko ari cyo baremewe. Hanyuma batari bizera nabo bizere, kugira ngo uhabwe ubushobozi ngo iyo mirimo dukora, kubera ko iba inakomeye, iruhije, ituma tutaryama, tutaruhuka. Rero dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ntabwo wamara icyumweru utaryamye, warasize urugo, warasize akazi, wararetse akazi ngo ureke kwivovota. Ukwiye gukoresha imbaraga ukura muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye Kristo, tugushimiye ko wasize ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, hanyuma ukaza mu isi kuronka, kuzura abari barapfuye, baranzwe, hanyuma ukabazurira imirimo myiza muri Kristo Yesu. Reka udushyigikire, utwiteho, ndetse ubwiza bwawe bubane natwe. Urakoze rero kuko abantu bawe bahaye agakiza, urakoze ko abantu bawe bahembutse, urakoze kuko ugiye kudushoboza gukora ibyiza no gukiranuka. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen, 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 amina.